kubona mama Bibiliya yagira ngo sana Bibiliya uyisoma mudakiranuka akuze nta nubwo n'umunsi numwe nibura ushobora kwakira nyine uri gusoma Bibiliya mu buhe buryo ntabwo ushobora kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nibura wese aramwakiriye kose tuzajya duhora mu ntonganya izana rero reba nkana korono sane ko sikaba mabere ya nyoko ziba ndeba sibe kimereza oya reba nka korono ukajya umenyera reba hano ndeba so by pastor noneho cyo pastor w'abagore kose kwijambo ry'Imana rivuga ngo mugandukire abagabo banyu nkawe kuko neza ndakugandukira kuganduka bavuguza ibyari byo tugende mu buriri mugandukire tugende aya masaha ze ntabwo umubiri wakora basi kubera ko ndi mu masengesho yo kwihaza sibyo ejo basi kora tankora tancyushye utari bumuhoze nyine bamubwira sibyo njye ntabwo nshaka ko twongera kugira ibintu by'intonganya sibyo njye ndashaka sibyo mbamubwira ndekura nyine bivuga utamfatira kumbaza iki hase ubu wumva tuzabana gute se kuri kumbeshya nimba uri mu ni ha noneho nimba ushaka gukiranuka ushaka ko tubana neza yavemo tujye kuryama ese ko n'umwana aba agukeneye mu nda kamubwire sibyo nyine urumva kubera ko natangiye amasengesho kandi ntabwo amasengesho nayaca mu kabi sibyo reka ejo niba wazayesenze ejo se ese ko nayatangiye wayatangiye yasorezwe umugore wawe nabwo Imana yumva uyu munsi niyirije noneho ko gusenga ntakubohoye n'ubundi ntabwo ari bugere ku Mana duhora ari kugarukira ku mabara ariko nanone ntabwo ari byiza ko yacamo nayatangiye ahubwo we mbohora ntabwo nakubohora nyine umva mubwire sibyo ese uri kumamagara nde izina rya Yesu fire aha fire turarana mu masengesho inde nandese cyane nimba turara tubikora ejo tuzaba niyo masengesho nake kuri kw'Imana wa ejo tuzatubikora ntabwo bishoboka nimba ushaka ko twiyunga tugakizwa neza tujye kubikora umva mubwire oya ariko namba amashanyarazi ariko ntabwo mushaka kuduhana intonganya ngenda ndashaka umva mubwire ndashaka kuba umugabo mwiza kuri wowe sibyo nkaba umugabo wifuje kuva kera Imana mu bwana bwawe ukisubiraho nkaba umugabo mwiza pe kuri wowe nawe ukaba umugore mwiza kuri ariko ibintu by'amahano ukabireka sibyo hanyuma tukabana neza nuza niwe uri kubivuga cyangwa turi mu bitotsi kora ko nawe ngaha tugenda ntabwo uri mu nzozi kandi nyine ngiye ikimenyetso ni uko tugenda byemera kandi nkubwiye oya shareka nkubwira ayo masengesho Bibiliya iravuga ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose tugende rero Bibiliya ihita ibyumva ukomeze umusengesho ntabwo dutinda cyane reka nkubwire sibyo basi byubahe none ejo nshaka rode ndana ahubwo busikama tugende ejo si biki by'ejo bibarabe ejo se mbyutse ntariho ntakoze umurimo w'Imana tujye gukora umurimo w'Imana tuyubahishe kandi reka nkubwire sibyo reka ngiye mubwire ikintu kimwe kuva none n'iteka ryose nta kibazo tuzongera kugirana tugiye kubana neza nyine tugende hanyuma sibyo hanyuma reka nkubwire ikindi kintu ngiye ikintu ngusaba ni iki nukinyemerera ibintu byose kuva none n'iteka byose birabara nawe ni igiki sibyo ndifuza yuko kubera ko uyu munsi natangiye amasengesho mu gitondo niba amasaha nageze ni nijoro sibyo kandi ngomba kuzuza umunsi amasaha 24 umunsi w'ejo ndawuguhariye kandi noneho kugeza n'ibihe byose nta kibazo cy'intu korode sibyo none si ikintu wifuza ni igiki nukuri nshaka kukubona useka wishimye neza nta nubwo twasoma rega unaseka neza nyine dusomane basi nukuri useka neza ngaho dusomane rero basi sibyo korode ntana ese ubundi ngo nshaka iki waretse ko nyine tugenda mbungire sibyo
Oya khembana hiyo menwa yawe. Jega mbo wabyemeye. Nyine icyo nakubwiye, icyo nagusabye ni aya masaha y'ijoro. Oya, aya masaha n'undi gusenga kuva mu gitondo n'indi minsi yose ndi uwawe. Sibyo? Kuri kwimana ngo byakubye nangamwe ngafite umwana. Urakoze kubyemeye. Ntabwo mbyemeye. Urakoze kubyemeye. Nabyo nemeye fungura tugenda. Oya ntabwo nabyemera. Oya. Asubira kumbuza umuntu nanjye na santima nanye bundura umugabo. Ntabwo ariko nakugira santima. Ariko nyine nifuza yuko umubano wacu ugenda neza. Nyine suzagenda neza tutakora inshingano z'abashakanye. Uramupira nyine mwere. Wanditse uyu munsi iri joro rigacya. Amasengesho se kumanywa ko ari ibisheke. Kuri kubeshya ndetse ko nabyo. None se wambonye? Ibisheke nabiriye ejo pe. Ni kumanywa. No kuri kwimana ibisheke nabiriye. Nyine yambure mwereke. Uyu munsi nabyo niyeze. Shana aho mbanze. Ni ukuri pe. Reka iri joro rirangire sibyo? Ejo kugeza ibihe byose by'ubuzima bwacu. Nushaka uzajya umbwira mu gitondo saa 6 nimugoroba. Mu gitondo breakfast. Saa 6 nimugoroba. Nijoro mu rukerera. Iminsi yose yatambutse. Ukuremo hajya vuga sheke. Sibyo ukuremo sheke yose. Wowe n'umwana muziranye hehe? Weje tugana cyane. Bino hano. Mike, wowe n'umwana wanjye muziranye. Keri muziranye rero. Kwise wini gasijwe igicece bamaye ndakuyamya n'undi munsi ku mwana wanjye naguhaye gasoko kugira ko ngewe umwana wanjye ugomba kujya tureba kuko ureba ikirere utabasha kugikora ndakwiyamya none wari gushaka iki none se twabera kuri kuko mutaziranye muziranye herero ibindi byose tekera umwana ibindi byose nakihanga ariko nushaka kuzana mu bintu bya by'ugo ry'umu kabizana mu mwana mayi nuko bakunda ariko wundi gute urukundo mufata mukarwugeranya n'inyungu ndakwiyamisha uzaye kugicyenga uzivange mushaka kuzivanga mu rukundo nimba unkunda kucyo utama amahoro ndi kuyagusaba bisa nk'ubu wavuze ko ariko tukakugufanga utayangiye Bwana ni umwana ni uko namenya no ruguru kari. Sundra haraburi kingutaye. Haraburi kingutaye ngusuye kigaye. Bwana abana turanye. Simbere kumubona ko nabona guri umusore uri seriye. Uwo bayi cyuwo. Ufite icyo kibazo. Kuki ushaka kunyagiriza ubuzima bwanjye n'umwana n'umugabo wanjye ubuzima dusanzemo twibere mu mahoro ni iki kibazo ndabeshanye n'icyo kintu uranyegereye ndaguhakaniye ubu noneho ndabona sinzi ibyo utangiye gushyira mu mwana sinzi ubona hari n'ibyo ujya umubwira by'ubugore ahantu utambangamiye ni iki Unyanga ntabwo uzi yuko ndi kumutanga umwanya ntabwo uko kwenda kumuntu byose bigire mu buzima ntabwo uri kumuntu n'ubuzima cyose
wari umenye ibintu cyakora nimba ari ikintu gitari cyamaze kubona Imana iri hano Imana ifata abantu nkawe ukaba mu mutima wawe ubugome bwuzuyemo n'ikindi kubirebesha n'amaso yanjye gusa warangiza ngo nta bugome ubona ubundi umwana nimba ugeze ku rwego ufata umugabo wanjye twabanye tukabona wowe udahari umwana areze imyaka n'imyaniko warangiza ukizana ikintu cyo kwivugishwa ngo nta bugome aho udafite ubugome ni hehe ngira ahantu udafite ubugome uzi kuri gukina n'ubuzima bw'abantu batatu njye n'umwana wanjye n'umugabo ya bizi ako jya unsubiza wa muhungu wanjye amakuru se ni meza meze neza mu bantu nsuhuza mfite ubwoba ariko rero iyo utangiye kumbwira utwo tuntu tutumvikana bizi ko bindakaza kandi mba nzanye akamudu k'abana beza asubiza ntabwo nongera kabisa kutishimye se byagenze bite hari igihe nyine umuntu aba yabyukiye ibumoso siko numvishe ngo iyo wabyukiye ibumoso ngo umunsi wawe ugenda nabi ayo magambo rero n'ay'abatubuzi kuko ibumoso ntabwo umuntu aharyama umuntu aryama ku buriri sasa ubyukira ibumoso waryamye ku buriri gute ubwo ni ukuvuga ngo wajya kuyakoresha kubera nawe wajya gutubura buriya n'ibyo ntabwo wambeshye ikibazo cyawe ndagukosora namara kugukosora ugahita unshyiraho ubugoryi bwose ngaho basi mbabarije ufite ikihe kibazo nta kibazo noneho ubundi muzima uri muzima kabisa urabyiyumvamo cyane cyane nawe ndabona rwose noneho itoto ryabaye itoto oya nta toto ahubwo ndi gututumba karitse ariko nayimenyereye ahubwo ubundi se niho utaruzi kereka niba umaze kumenya hari amaboro uzaterura naho ubundi yose ari uhazi wenda ushaka kumenya ahantu bagiye bashyiraho ingufuri zikomeye cyangwa se ahantu bashyizemo amaserire ho wabahamenya naho ubundi nta kindi kintu hano muri karitsiye utazi urangije kuvuga nasoje ariko wajya uganira ibintu by'abagabo ukareka kuganira ibintu by'abagore ibyo ni iby'abagore uribaraguzwa utuntu wagize umuntu utambukana ari kumva ibintu uri kuvuga ntabwo yakumva ko uri kunshinja ubujura reka noneho tuganire ibintu by'abagabo biganire twumve rero ngaho utangira mfite gahunda yo kubaka etaje 8 muri iki cyaro noneho etaje 8 wowe nzaguha akazi rekeraho nushaka uzubaka n'ibishanga nagaho kazi nagakora none se so ushaka ko tuganira ibintu by'abagabo ibintu by'abagabo se urumva atari ahubwo igiye kuma akazi nako kaba akazi bitewe nawe igihe rwose ndi umuntu w'umugabo ahubwo se ushaka akazi ko mu biro ku muhanda nawe ugira inshuti z'abana buriya abana barankunda bajyana Yesu bazagufunga bajyana Yesu neza neza wowe uri Yesu se w'umwirabura nyine nyuma y'uko Yesu agiye yasize intumwa ze niwe yatumye nanjye rero ndi ubuvivu bw'intumwa agutuma ku bana ubu ngubu abana barankunda ese nawe kunkunda nawe uri umwana va muri ibyo biragoranye ahubwo Mutesi ndi kuvuga mushiki wawe Mutesi ko amakuru avuga ko yabyaye umwana ariko utazi se nyine atavuga ntago amuvuga se waba umuzi ariko niko bimbaza bagira ngo ni nka radiyo Rwanda bohereje muri iki cyaro none se wagiye unsubiza ibyo mubajije se aho kugira ngo urenzeho utundi tugambo nyine ko birimo birahwihwiswa ko se uriya mwana kazwi banakeka ku wundi muntu ibyo bintu nta kintu biziho nta kintu mbiziho nyine ariko icyo nzi ni uko ntago Rugamba ari wamuteye inda y'uriya mwana ntago ari ko ntamuvuze se ahubwo ukaba umuzanye Rugamba se Rugamba nyine se sinaguzi ko abana na Mutesi si umugabo we abana barabana ntago ari we nyine wamuteye inda ntago ari we abantu bose barabizi nuko we ubwo nijye utari ubizi hanyuma se Mutesi akavuga ko nyine papa w'umwana ari yanze kumutubwira mama yaramukubise aramuhondagura akagirirwa mukubita mu gitondo saa 6 nimugoroba yanze kumuvuga araceceka hari n'ikibazo none se ni wowe kutangiye kuzubaza njyewe ntabwo rero nifunze no gutera inda umuntu mfunze akoze ko ari byo rero ariko ntacyo hanyuma se niryari nyine umwana ubundi kumusura nabonye mwabikomeyeho cyane umwana niba gusura akaba yasura n'abandi ba famiye
mwajye mumubwira nanjye akansura ko ndi tonto wo muri karitsiye hari icyo byaba bitwaye hari ikibazo se ariko ikibazo cyawe uri umukene kandi uriya mwana abantu bose asura bagomba kumugurira byibuza ibintu by'ibihumbi 5 akaba ari byo ngiye nabuze warabibuze nyine ubu niba nabishaka nona genda umunyoherereze arakubwira ko yavuye iwacu yari ifiriti uri kumva yanyweye yahurute atahane na Jean de Poche yo mu rugo ngaho noneho imamo avance hanyuma njye kumuzana wowe nde njyewe tonto w'umwana ibyo ngibyo urabibona nava ndayamuhashye ayashyire tonto okay wowe ujye ubabwira bampe ku mwana nanjye ansure muganirize nawanganirize nabonye azi no kuganira si byo se hera mwana se nawe yari umusirikare nakajepe gato bundi kana nakajepe bisobanuye iki gashobora kugukubita ingumi kakagukura amenyo nako nayasigayemo kakayavanaho ibyo birasobanutse ariko nanjye yata nta kugura afite abikoze ngo okay nitambukiraga ariko mujye mubwira ahansure nanjye ndi tonto muri karitsiye ntitwakuranye se nyuma yo kumva ko kuguru kwa hasigara ntago kimubonye nivugiraga sha nta y'abagenzi tota arasinye nawe uzabwire wa mukobwa w'abanyabyare nawe ube tonto hako abantu bataraba batonto barasetsa we bashaka kwikurura ku bana b'abandi urasebye shashare namubwiye mu rugo naniwe pe niyo yagiye mu rugo we nabizi rero wajya banganya ubwenge barakina kabura umukuru kabura umutoya kera cyajyaga kimbwira ariko kubura ngo mama ngiye atubyariraga kandi ubwo urashaka undi mwana ugukurikira ungana n'umurumuka ariko ni ukumwirerera yari kujya ambwira ntabwo sinavuze navuye kuzana umwana ndi mu muhanda mbazanye icyantangaje n'iki ko nahuye na Mike nkagiye kubona nkabona kera aranyishikuye nkajya kubona nkabona wamuguyemo nk'aho waziranye mubishwa n'inkuba mbambajije umuhungu ntabwo wabyumva neza nabajije Mike nabwiye Mike uziranye n'umwana wawe utarazi iwanjye ngo wamusangiye wumva ngo twahuriye mu muhanda ariko keri mu minsi yashize yigeze kuzana hano bombo afite ngo n'ibice ndabaza si bikwiye guhita tubingoye ngira ngo ntibizi cyangwa n'undi muntu wenda wo muri karitsiye urabona ko bamukunda ngiye kumva numva ngo twarahuye ngo mugurira bombo ngo ngira nte ngo ni inshuti yanjye muganda kuyamye ku mwana wawe wambaje ko keri yumvise mubwira nawe agashega ngura ngo ni tonto wanjye ngo yambwiye ko muri inshuti ngo ni yango ibizina yavuze gusa n'izindi ndikubwiye ngo ndakazi ubu azatuma ndengera amaze gukora nese ngaho atangiye kugenda ku mwana ejo noneho azaba azanga yinjire mu nzu yisagemo nk'aho ari mu nzu n'ibyakora ntabwo cyaniye ubwoba nuko nagize ubwoba bw'uko agiye gufata bya bigambo numvise avuga ngo ni se w'umwana akagenda akabitutira mu mwana ugasanga rero amana cyane sundi kujyatagiye ngo mugabo mwiza ari hano kure ndabizi ko kubi umuntu aheruka guhura nawe mu minsi yashize hari hashize iminsi ntanamubona ubwo kuko nyine numvise izina ry'umwumva umucunguzi wo kuganiriza bambabarira ariko nyine ariko rero ubwo nyine tugiye kubuza bateri kujya asohoka gusa nanjye nagize ubwoba pe sinzi ubwo yacyantashiragamo umwana ni nk'imwe gake gake umwana arashukirwa ukazajya kubona ejo ukumva ngo ntibasigaye ajyayo ukumva ngo yego aho ntiyanyina pe ariko ikintu gihari kibi reka
reka kenshi ntazongere kubana mu rugo wenyine atari kumwe n'abizi wawe nitumara kumurinda ibyo kandi nawe nyine birakara nawe mukubwiye kujya mwere ubundi gukora simigenzi sinkwiye kandi rero mba ngomba kugira umukingire umuryango wo kurinda uri mu nshingano umwana wongeye kumwitaho ntuzongere kumureka nanaramuka mubura icyo mubwira turiya ngo mwirinde kuko nawe ari gukoresha imbaraga nyinshi ashaka kugira ati kumwigarurira kuko ejo bundi wakumva bitangiye gukora katugerageze natuve muri bimwe nakunda ariko icyiza buri ibuye ryagaragaye ntabwo ribakishije tugerageze bijya kurari uko ariko njyewe nkujije yuko nta kintu kimwe kigomba kugukora kubera wowe byaba n'umwana kiri kumwe nawe mbanura byose byinshi bishoboka kandi birashoboka imana yakumpaye ukagwa muri uriya mwana izabishoboza umutekano yewe ndatekanye cyane ese amakuru y'uwo mugore nyine bababwiye mujye gufataho ibitoki waje utabizi agize ko buriya mwibagirana ndamwibarire amafaranga yanze yanze ariko buriya hari ababa bamushutse ariko mwibagirire buriya iyo umuntu yanze kuguha imari uramureka n'undi leta kijya bisigaye bishya nabi kimwe wajya ureka ubyongeye ukazana amatungo uzi umwanya maze mvuga